Ngaha turaje Nyagasani kwitabira ingoma y'urukundo ku izina ry'Imana Data na Mwana Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda, ije kutugira neza kuri uyu wa mbere w'icyumweru cya 15 mu byumweru bisanzwe, none tariki 15 Nyakanga 2024. Ngaya amasomo agiye kuduhuza n'Imana. Isomo rya mbere ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi, umutwe wa mbere umurongo wa 11 kugeza ku 17. Uhora aravuze ati, ibitambo byanyu bitagira ingano bimbwiye iki? Ibitambo bitwikwa bya za rugeyo n'urugimbu rw'inyana maze kubihaga. Amaraso y'ibimasa ay'intama n'ay'amasekurume sinkibishaka. Iyo muje kunshengerera, ninde bababwiye kuza kumvogerera ingoro? Nimusijyaho kuzana amaturo y'imburamumaro, umwotsi wayo narawuzinuswe. Imboneko z'ukwezi, amasabato n'andi makoraniro, iminsi mikuru ivanze n'ubugome singishobora kubyihanganira. Imboneko z'ukwezi n'ibirori byanyu ndabyanze, kuko bindemerera nkaba ntagishoboye kubyihanganira. Iyo muntegeye ibiganza mbimba amaso, mwakungikanya amasengesho sinyatege amatwi, kuko ibiganza byanyu byuzuye amaraso. Nimwiyuhagire mwisukure, nimumvane imbere ibikorwa bibi byanyu, kandi muherukiraho kugira nabi. Nimwijya gukora ikiri cyiza, muharanire ubutabera, murengane ururengana, murwane ku mfubyi, mutabare umupfakazi. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni ya 50. Tugendere mu butungane, mu nzira igana umukiro. Tega amatwi muryango wanyangiye kuvuga, njyewe Imana nkaba n'Imana yawe. Ibitambo ntura sibyo nguhora, kuko ibitambo byawe bitwikwa bimpora imbere. Kuki ushanukira gutondagura amategeko yanjye no guhoza ku rurimi isezerano ryanjye, nyamara ntukunde gukosorwa, maze amagambo yanjye ukayata hirya? Ibyo nibyo ukora none ukabona ko naceceka? Wibwira se ko meze nkawe? Dore ndagushinja byose mbisheshe imbere yawe. Untura ibisingizo w'igitambo ni umpikuzo, kandi abaciye inzira nzamwerekeramo umukiro w'Imana. Tugendere mu butungane, mu nzira igana umukiro. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu yanditswe na Matayo, umutwe wa 10 umurongo wa 34 kugeza ku 42, n'umutwe wa 11 umurongo wa 1. Muri icyo gihe Yesu yabwiye intumwa 12 ati, ntimugire ngo nazanywe no gukwiza amahoro ku isi. Sinaje gukwiza amahoro, ahubwo nazanye inkota. Koko naje gushyamiranya umuhungu na se, umukobwa na nyina, umukazana na nyirabukwe, maze abanzi b'umuntu bakazaba mu rugo rwe. Ukunda se cyangwa nyina kunduta ntakwiriye kuba uwanjye. Ukunda umuhungu cyangwa umukobwa we kunduta ntakwiriye kuba uwanjye. Udatwara umusaraba we ngo ankurikire ntakwiriye kuba uwanjye. Uwihambira ku bugingo bwe azabubura, naho uzahara ubugingo bwe arijyagirira azabuhorana. Ubakiriye neza n'ijya abayakiriye, n'uyakiriye abayakiriye uwantumye. Uwakiriye neza umuhanuzi kuko ari umuhanuzi, azahabwa ingororano y'umuhanuzi. N'uwakiriye intungane neza kuko ari intungane, azahabwa ingororano y'intungane. Uzaba yarahaye icyo kunywa umwe muri abo baciye bugufi, naho rwaba ari uruho rw'amazi afutse, kuko ari umwigishwa wanjye, ndababwira ukuri, ntazabura ingororano ye. Yesu amaze guha abigishwa be 12 ayo mabwiriza, aherako ajya kwigisha no kwamamaza inkuru nziza mu migi yabo. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Ubakiriye ni njye yakiriye, n'unyakiriye aba yakiriye uwantumye. Bayoboke b'Imana, nimugira amahoro. Kristu nasabe mu mitima yacu, tumubone tumwereke abandi buri munsi. Fungura buri munsi, ufungure buri munsi, ufungurira abandi buri munsi. Ijambo ry'Imana buri munsi, ineza y'Imana buri munsi guhoreho, kugira ngo nawe uhinduke uko Yesu Kristo ashaka, aho guhinduka ko ushaka. Mu ishuri, dore ko ubuzima bwa hano ku isi ari ishuri n'ubundi, reka tunyarukire gato mu ishuri. Hari icyo bita impaka, le débat, debate. Mu mpaka bazana ingingo yo kugirwaho impaka, noneho hakaboneka impande ebyiri. Uruhande ruri gushyigikira bimwe, urundi ruri gusenya ibindi, thèse, antithèse et synthèse. Buri wese agatanga igitekerezo cye. Iyo impaka zisoje, hagomba kubonekamo abatsinze. Iyo synthèse, iyo barangije gufata uwo mwanzuro, buri wese afite ibyo yungutse ku ruhande rwa mugenzi we. Buri wese arana ko uruhande rwe arwo ruza gutsinda.
impaka ntabwo ari ugushwana, ahubwo impaka ni uburyo bwiza bwo kumenya ko hari aho ntageza, bwo kumenya ko hari aho mugenzi wanjye yageza, bityo tugahura akampa igitekerezo nanjye nkamuha ikindi, tukaza guhuriza hamwe. Atari uko ibitekerezo byacu byari bihuye 100%, ahubwo gishobora kuba cyanarwanyaga n'icyanjye, ahubwo bikaza kugera igihe umwe agaharira mugenzi we kubera ko hari uwatsinze. Nguko gutsinda ntabwo ari ugushwana, ahubwo ni ukwemera intege nke zanjye, ngemera ko mugenzi wanjye ndusha, ngemera ko mugenzi wanjye hari ikindi gitekerezo yanzanira, bityo bikaza kurangira dufashe umwanzuro. Muri aka kanya Gasana aradutumiye hamwe n'amasomo kugira ngo tuburane, urebe niba utari mu baza gutsindwa. Nusanga amasomo atambukiye iwawe ugaza gusanga watsinzwe, uze kuzamura ikiganza ubwireze uti mbabarira Yezu, ndi umunyabyaha n'umunyantege nke, nakinnye mu bikomeye, naragusuzuguye, nariyemeye, hasigaye ndaje kugira ngo nanjye nakira agakiza kawe, nakira ugushaka kwawe. Hari niyo umugani ugira mu Kinyarwanda, igiti kigwiraho kiwegamiye. Ari naho tugiye kuganisha amasomo y'uyu munsi. Tugiye kuzirikana ku ngingo igira iti aho ubogamiye. Ubogamiye hehe? Wasanga uhogamiye ku mafuti yawe, ukibogamiye ku bitekerezo byawe, ukibogamiye ku ruhande rw'abakomeye, aho kubogamira kuri Yezu. Wegamiye nde? Wegamiye Kristu. Amasomo aze kurangira umaze kubona nawe aho wegamiye, kuko aho wegamiye hashobora gutuma ugwa cyangwa hagatuma ukomera. Ese aho wegamiye harakomeye? Birababaje kubona harabegamira uyuzi, birababaje kubona harabegamira ibyatsi. Wegamiye nde? Muri amasomo y'uyu munsi turazirikanamo amagambo abiri agiye kudufasha kuza kureba ahantu tuhengamiye, ahantu tubogamiye, ahantu twegamiye. Ijambo rya mbere ni indyarya, uburyarya. Ijambo rya kabiri ni abahakanyi, indyarya, umuhakanyi. Waza gusanga nawe hari rimwe riri iwawe, indyarya cyangwa umuhakanyi. Yezu uturinde ikibi. Mu isomo rya mbere twumvisemo Imana iri gucyaha indyarya. Babandi bazana ibitambo, bakazana amaturo, bakaza gusenga, ariko imitima iri kure y'Imana. Uyu munsi Gasana arabacyati ibyo bitambo mubivana imbere, amaturo muzana mukaza kunshengerera, ariko umutima wanyu uri kure nimubyegezeyo. Nuko Nyagasana gasoza tuyinginga ati nyaboneka nimungarukire maze mukore ikiri cyiza. Amen. Icyo nicyo kiranga umuyoboke w'Imana. Usenga, uko usenga isengesho ryawe ntiribe gusa kwiyerekana, kwirata, kwibonekeza, ahubwo se Imana yambonye? Niba Imana yakubonye ubwo niho wegamiye. Nibyo umurimbyi wa Zaburi nawe adushishikariza kwegamira ihoraho. Tugendere mu butungane mu nzira igana umukiro. Amen. Inzira igana umukiro nuko nagendera mu nzira z'Imana, ngakora icyo Imana ishaka, umutima wanyu ukerekera Imana, kwerekeza umutima wacu ku Mana, akaba ariho twegamira, akaba ariho tubogamira. Hari imvugo yo mu rukiko igira iti ababurana ari babiri, umwe aba yigiza nkana. Uyu munsi turumva mu ivanjiri ababurana ari babiri. Yezu rero agashaka kubahereza umwanzuro. Ubwo twumvise Yezu avuganye imvugo nanjye kuvuga ikakaye kubera akababaro n'agahinda, abanze kumwemera. Yezu umwana w'Imana uza akatwigisha, akatugira neza, akadukiza, ariko twebwe dukanga kumwemera. Uyu munsi aravuga imvugo ayerekeza ku bamukurikiye kugira ngo batirara ngo Yezu n'ubundi azabikora, byose azabikora. Ati ntimugire ngo naze ngo nagukwiza amahoro ku isi. Sinaje gukwiza amahoro, ahubwo ntazanye inkota. Amen. Iri jambo rya Yezu ryumvise wakuka umutima, rimwe ukibaza utako Yezu iri jambo yarivuze byagenze bite? Ko biri kose yarafite uburakari, ariko uramutse utumvisha impamvu yarivuze, nawe ushobora guhita ujya kwiyahura cyangwa uhita utakaza nanjye kuvuga ubumuntu, ugatakaza ukwemera. Ariko burya iyo utaye ukwemera nuko buriya nta nuko wari ufite. Niyo mpamvu rero iri jambo rya Yezu ugomba kuryumva. Iri jambo rya Yezu ni ukuryumva ku buryo bubiri. Icya mbere, Yezu azanye inkota. Inkota muri Bibiliya yerekeza kuri lepe, ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ricyaye ryagera mu mutima wawe rigakumenagura, rigahasatura, kugira ngo nawe bya byaha ufite byose bigende. Ibyaha ufite byose Yezu abimenagure, ubundi w'umuntu mwiza. Ngiyo ya nkota ijambo ry'Imana rigomba kugutambukamo, maze ntirisige ritagukomerekeje, ntirize rigushimashima gusa mu buryo bwiza, ahubwo rigakwereka ububi bwawe, rikagutambukamo. Twongere twibuke na ya nkota
umuhanuzi Simewoni yahanuriye Bikira Mariya ati nawe inkota izakwaharanya umutima maze ibitekerezo biri mu mitima ya benshi bigire bite bigaragare. Ngiyo ya debate, ngibyo bya biganiro. Iyi nkota imaze kuza ibitekerezo birigaragaza, birisukiranya. Inkota kurikira ijambo ry'Imana rikagutambukamo. Icya kabiri twazirikana kuri ivanjiri ya Yezu, ivanjiri ko azatazanya amahoro ku isi, ni uburyo inkuru nziza ya Yezu Kristu iza hakaboneka ibice bibiri, hakaboneka impande ebyiri. Hari abemera Yezu Kristu, abo ni abemera, ariko hari n'abahakanyi. Twongere twibutse uburyo bubiri bwo guhakana Imana. Hari amagambo, hari n'ibikorwa. Muri gihe ntiwakumva umuntu agenda avuga ati Yezu simuzi, sinshaka Imana, nta Mana nzi, munkura Imana imbere, ugenda utuka Imana, ugenda uvuga Imana nawe. Ahubwo muri iki gihe ibikorwa byacu bibi nibyo bihinyura Imana. Njyewe ya nkota ngaho amahoro ngo wa mukazana na nyirabukwe bazashyamirana, ntabwo ari nyirizina ngo ujye gufata mukazana wawe mu mashyingo ati n'ubundi barabivuze, n'ubundi Yezu yarabivuze. Ahubwo mukazana bavuga mu rugo rumwe, nabamara kumva ijambo ry'Imana, bamwe bakajya ku ruhande rw'ikibi bagakora nabi, bakongera bagakora nabi, abandi bakajya ku ruhande rw'icyiza. Abo bose hari abahamya ba Kristu, ariko hari n'abahamya ba Sekibi. Hari abemeye, hari n'abahakanyi. Ese uri mu bemera Yezu cyangwa uri mu bahakanyi? Kubera ibikorwa byawe Yezu aje yabona ko umwemera cyangwa yabona ko umupinga umuhakana? Ngewe za mpaka twavuze, za mpaka uri ku ruhe ruhande? Wegamiye nde? Nawe wegamiye Kristu cyangwa wegamiye ubwenge bwawe, wegamiye ibitekerezo byawe, wegamiye abanyamaboko, wegamiye ibintu, wegamiye ba bantu, ariko ukaza kwibagirwa kwegamira ubuntu bw'Imana. Ngaya amahoro Yezu yazanye, nguko mu rugo rumwe tuzumva ijambo ry'Imana, ariko ntituzaryakira kimwe. Urugo rumwe, urugo rwacu. Nawe ngero urebe tutanagiye kure, ese mu rugo rwanyu mwese mwemeye Yezu Kristu? Ntabari ku mpande hirya no hino, mwese mwemeye Yezu Kristu? Uko twakira ijambo ry'Imana iwacu, nguko niko twakira Yezu, tukakira abahanuzi, tukakira abana, tukakira intumwa za Yezu Kristu, tukakira abanyantege nke. Nguko uko ikibi kizarwana n'ikiza, n'ikihe kizatsinda iwawe? Iwawe niho kiri gutsinda? Ni ivanjiri ya Kristu iri gutsinda? Uri ku rwego rwa Kristu, uri ku ruhande rwa Kristu, cyangwa uri ku ruhande rw'ibyisi, ibitambuka, ibihita? Wasanga wegamiye nawe uruyuzi, wegamiye ibyatsi, wegamiye umukungugu, kandi byababa. Nuko rero uze gusoza wibaza uti ese iwanjye ni amahoro ariyo cyangwa ni umuhoro uriyo? Kandi byababa. Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, umugabo wari umufana ukomeye cyane w'umupira, ku buryo yafanaga bikomeye cyane. Ikipe yafanaga iyo byari mu gihe cyo gukina, icyo cyumweru cyose nta murimo wakoraga, ari gukurikirana buri mukinnyi uburyo azakina, umwanya azakinaho, mbese yiteguye kuzafana. Umunsi umwe rero kera kabaye byari n'ibyuko nyine kibatarara bushyitsi, kandi byari n'ibyuko muteri yanditse ntiriva. Wa mugabo umunsi umwe ikipe ye ngo iza gutsindwa, bishoke ko yari yabetinze, bishoke ko yari kintu rusimba ati ndaza gutanga nk'inzu yanjye. Ubwo ikipe imaze gutsindwa ataha mu rugo rwe, ariko uboroga ari kurira, yabishe cyane bikomeye cyane. Nuko arataha ahita ajya mu buriri. Ageze mu buriri, umugore amaze guhisha amuzanira ibiryo kugira ngo arye. Wa mugabo uzi ikintu yakoze? Yafashe bya biryo umugore yari yakaranze neza, za nyama zihumura neza, nuko arangije azimena mu ngarani, byose amena mu ngarani. Wa mugore agira ishavu n'agahinda, uburyo utwo turya dutetse neza, ndetse n'abana bishoke ko atanabahayeho, kuko nyine yarazigamiye umugabo, avuga ati umugabo wanjye rwose niwe ngiye gushyira. None umugabo arabimenye. Wa mugore bigeze aho yongera aramusanga ahantu yari ajyama, aramubwira ati humura, iyo kipe n'ubundi yatsinzwe, nta n'igiceri yari kuzaguhaho, wikwirwa bibaza umutima wawe. Nuko wa mugabo yumvise ko nta giceri n'ubundi bari kuzamuhaho, nuko aragenda ajya no mu cyumba, bishoke ko yari yacyaje icyuma, aragifata arakibangura, agiye kukimutera. Imana nanjye kuvuga ikinga akaboko, wa mugore arasimbuka. Guhera uwo munsi uwo mugabo icyo cyumba aragikinga, ntiyongeye guhura n'umugore we. Umugore akaryama hirya nyine mu gikoni, wa mugabo byimbaganira mu buriri, na cya cyuma cye aracyagifite mu ntoki, n'umujinya mwishuri kumusya. Ntiyongeye guhahira abana, ntiyongeye kwita ku rugo. Guhera uwo munsi afatwa n'uburakari ko ikipe yatsinzwe, no ko umugore amuhumurije ati n'ubu nta giceri uri kuzabonaho. Umugabo arababara cyane, bishoboke ko ari gupanga ibitekerezo byo kuzajya gusaba gatanya,
kuko n'ubundi ntibakibana n'uwo mugore, n'ubundi ntibakiri kuvuga rumwe n'umugore we, umwe ari ukwe undi ukwe. Bayoboke b'Imana, Yesu Kristo akuzwe. Ese muri izi mpaka z'umupira ninde uri mukuri muri uru rugo? Ari umugore, ari umugabo? Ninde uri mukuri? Twongera turebe natwe ibintu byose tujya mu impaka. Uri ku ruhe ruhande? Ababurana ari babiri, ngo umwe abagira ate, umwe abayigiza nkana. Hari akantu natwe kajya tubaho ko gufana. Tekereza nawe ukuri iyo foto y'uwo mugabo ufana ikipe, wenda ashobora kuba aherereye muri Afurika agafana ikipe yo mu Burayi, kandi iyo kipe nta n'igiceri wa mugani izigera igira ite imuherezaho. Azafana yongera afane imihogo yende guturika, afane yigira karaha kajya he, ariko ntiyazajya n'igiceri amuherezaho. Ariko se bucya afana hacura iki niba uwo mukinnyi afana n'ikipe atanazi, itazigera imuha n'igiceri na kimwe cy'amafaranga? Ariko Yezu uduhereza ibintu ntituzigere tujya ku ruhande rwe. Kongera turebe impande twagiye dufata abafana, ugafana n'ikipe kandi nta n'ikintu izakumarira, ariko ugakomeza ukayifana, ukabura Yezu umwanya, Yezu kwitaho, Yezu kugira neza, ukahora mu buriye umwanya. Ngiye ya nkota rero, umugabo n'umugore ko bazashyamirana, umwe azaha igitekerezo undi yumve bidahuje n'uburyo ajya afana, byahura nuko watsinzwe ugahita ufata inkota ugatangira ukajombaguraho mu rugo rwawe. Nguko gushyamirana, ngaya matiku, ngaya mahoro abuze muri uru rugo. Kubera iki? Harimo umutemera, harimo umwe w'umufana, harimo umwe uri ku ruhande kandi ntacyo bimaze. Mujya mukurira ifoto mwabyeyi mwe, sinzi abantu uko tujya tubara imibare. Urareba ndi mu Rwanda cyangwa nawe uri mu Rwanda, ngafana ikipe yo hirya, urayifana nyine, ariko ni byiza gufana, ariko se nyine nyuma tekereza, akazi ntukigakora, imirimo mu rugo ntukikoza, ibiryo byo mu rugo ntukibirya, nta kintu na kimwe cyo mu rugo ugikora, icyaho no kwirirwa ufana, kandi hariya nta n'ikintu bizakumarira. Ongera utekereze icyo bintu bikumarira. Agasengesho ntugiheruka, kujya mu kiliziya ntukibiheruka, gufana gusa, kwirirwa ufana. Hari urugero rwatubayeho nubwo twari bato, ariko twarabonaga mu myaka munsi y'ibihumbi 2100 ngo higeze ko umupadiri cyara cyane muri iyo myaka munsi yayo 2100 ngo nuko ahindura isaha ya misa ngo kubera umupira, kubera kuza gufana umupira. Nongeye kucisha mu maso kuri iyo foto, akenshi umwanya w'Imana aho twagombye kubogamira, aho twagombye kwegamira, twagiye duhashyira imipira, ahandi tuhashyira ibiyobyabwenge. Hari abagabo benshi, nirinze kuvuga abagore bambabarire, begamiye inzoga zigagutwara ubwenge bwawe bwose bukagenda. Kubera iki? Wegamiye inzoga. Kristu we umuburira umwanya. Wegamiye politike, ukirwa ikina politike, wegamiye ikinyoma, wegamiye ubusinzi, wegamiye ubusambanyi, wegamiye ubusambo, wegamiye ubugambanyi, wegamiye uburyarya. None ibyo byose wagize se ngo ntibizatuma nyine urugo ruburiyo rukwirwa, ngo kuko nyinshi ziri gusenyuka, kuko abantu bamwe begamiye ibintu by'isi, begamirira hary'isi, none ingo z'abandi ziri gusenyuka. None umugabo nta kiryamana n'umugore we, none umugore nta kibana n'umugabo we. Kubera iki? Hari umwe wegamiye kimwe, undi yegamira ikindi. Uze kwibaza niba uri mu begamiye Kristu cyangwa ni mu begamiye Sekibi. Ngo kuko uyu munsi uhamagara nawe gutabakirumira habiri, kuko abantu benshi muri nosi bajya baba bakirumira habiri, bamwe bakaryarya Imana, abandi bakabeshya Imana. Kubera iki? Bitewe n'ahantu wegamiye. Wowe wegamiye mubyeyi, wegamiye he? Babyita nyine ikigirwamana ni ikintu cyose ukunda utaburira umwanya. Reka dusoreze ku rugero rwa mutagatifu Bonaventure turguhimbaza none. Wegamiye Kristu, ubwo batubwira ko mu kinyejana cya 13 babayeho na mutagatifu Thomas wa Aquino bakundana bari inshuti. Abatagatifu bafite ukuntu mu nyisho zabo bajya bazamura kiliziya, kubera ko bari begamiye Kristu, cyane cyane inyisho kuri Ukarisiya, nyigisho ku bayobe bari badutse barwanya Kristu. Abangaba koko begamira Kristu. Bonaventure rero turamwibuka cyane ubwo yari umwarimu muri kaminuza y'i Paris, aho niho yasobanuye agatabo yanditse kitwa ngo akayira kageza roho y'umuntu ku Mana. Amen. Urumva ko hari ahantu ari kwegamira nyine, n'abandi akifuza ko bakwegamira aho hantu kugira ngo bagibone umukiro. Batubwiye ko mutagatifu Bonaventure igihe cyaje kugera bamutora ko umukuru wa Franciscani, nuko akomeza kubaho muri iyo mibereho myiza, atoza abandi umuco mwiza. Akandi kanifuza gusoza keza kuri we, ndiriwe mvuga uburyo mutagatifu Thomas wa Aquino nawe yavuze ati koko Bonaventure n'umutagatifu, ndetse na Bonaventure akavuga ati Thomas n'umutagatifu, mbese bari inshuti aba bantu bombi muri iki kinyejana cyabo. Akanifuza gusorezaho kandi koko cyerekana umuntu koko wegamiye Kristu,
ni ukukwiyoroshya no kwicisha bugufi. ngubwo mu 1273 papa ngo yamutoreye ko umukaridinari n'umwepiskopi wa Rubano. nuko rero ngo abari baje kumubwira iyo nkuru nziza ngo basanze Bonaventure ariko z'amasahani bagenzi be baririyeho. icyo kibi kimenyetso cy'umuntu koko ukurikiye Kristu, umuntu ucisha bugufi. Kwegamira Kristu ni ugukora cyane, gukorera abandi, kuba umugaragu w'abandi. nawe rero uze gufata uruhande rumwe uvuga ute se nemera Kristu cyangwa nemera Sekibi. bibiri ntibishoboka, ufate kimwe ikindi ukizinukwe, kandi guhitamo no kuzinukwa. Vivre c'est choisir, choisir c'est renoncer. kubaho no guhitamo, kandi guhitamo no kuzinukwa. uhitemo Kristu maze ubeho neza. Mutagatifu Bonaventure udusabire buri munsi. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Musumbuko na Bisilasi wa Diocese ya Cyangugu.